Legiyo Mariya, igitabo gisobanura Legiyo ya Mariya, gukomeza. Umuryango wa Legiyo ufite inzego zihamye, nk'uko imbaraga nyinshi dusanga mu biremwa zipfa ubusa iyo zidakoreshejwe, ni nako kwihata kudashingiye kuri gahunda ihamye, kutagira icyo kugeraho na gito. Niyo mpamvu Legiyo yereka abayo uko bagomba kwifata, ikabigirana ubwitonzi kugira ngo bitaba nk'akazi. Byongeye kandi imiterere yayiboneye igizwe n'amategeko ishaka ko akurikizwa na buri wese. Nyamara mu yindi miryango y'amategeko akaba nk'inama igira abayo. Legiyo itera abayo umwete n'ukwihata kudatezuka mu gukurikiza imigenzo myiza ishingiyeho, ariyo kugira ukwemera, gukunda Mariya, ubutwari, kwitanga, ubuvandimwe, kwihata, gusenga, ubwitonzi, kwihangana, kubaha, kwicisha bugufi, kwishima no kogeza ubutumwa bw'Imana. Iterambere ry'icyitwa iyogezabutumwa ry'abarayiki ni kimwe mu biranga igihe tugezemo. Iyo urebye umubare munini w'abarayiki bashobora kwitangira ubwo butumwa, uribwira uti mbega ibintu bigiye gukorwa. Nyamara kugeza ubu ntabwo ingamba zafashwe zihagije kugira ngo iyogezabutumwa ry'abarayiki ribyazwe umusaruro. Iyo witegereje imiryango y'abihaye Imana ukayigereranya n'imiryango y'abarayiki, usanga nta mahuriro. Abiyeguriye Imana babyitaho cyane, buri wese agakora uko ashoboye mu kigero cye. Naho abarayiki usanga ibikorwa byabo ari ibya nyirarureshwa kandi ntacyo bishingiyeho. Nta gushidikanya Legiyo ishaka ko abayirimo bitanga, ariko bamwe muri bo basanga ari nk'akarimo ka buri cyumweru, maze bigasa naho Legiyo idahagurukiye gutera imbere. Yagombye kurushaho kumva akazi kayo. Icyo gitekerezo kandi cyagombye kuba aricyo kigenga ibikorwa bya buri mu Legiyo, akaba ariyo mpambaye mu rugendo rw'aha ku isi. Abihaye Imana bagomba kubera indi miryango urugero rwo gufashanya, si ukwirarira. Tuvuze ko ibikorwa bizagira akamaro bitewe n'uko babikoze nk'abihaye Imana, ariko si itegeko riba ngombwa ryari. Iyo habaye agakabyo ntawabyikururira, ntawakwibagirwa ko icyo gikorwa twimirije imbere ari ugushyira hamwe n'iyindi miryango y'abarayiki. Ntitugomba kwibagirwa ko intego y'ibanze ari ugushinga umuryango uhoraho ugizwe n'abarayiki, utari undi muryango w'abihaye Imana cyangwa uteganya kuzabaho, nk'uko byagaragaye kenshi mu mateka. Icyifuzo cya Legiyo ni iki? Nta kindi, gushakira abantu uburyo bwo gushyira hamwe mu mibereho yabo isanzwe, hakurikijwe ibyifuzo byabo binyuranye n'imirimo yabo itandukanye, naho itagira aho ihurira n'iyobokamana. Amategeko yashyizweho rero agomba gukurikiza ibyifuzo bya benshi. Padiri Michael Credon, umuyobozi wa roho wa mbere wa Konsilium Legiyo